narufata ndarubika. Beatrice wabo rero ubwo bavuye kuzana ibirayi sinagoma sinacira ndahata mutamubwira ntibiteke. Ubwo nawe ndebe unyumva ari wowe urarije kugira ngo Beatrice adakora ku birayi none urebe kwaje none mu gitanda cyane wongere inda y'ameza ariko mukundi muruko gusa kandi nave zamukanya muri repetition kwa gatandatu cyangwa umuhanda w'Umusafiri Pascal akorera nindakwemera boss nitujya kurepeta aramenyereye ati mwana muvugire simboneka afite amateleviziyo ngiye gukora ntariko mfite inkuru ngurisha imunsi nutamfata neza ntacyo ndi bugupimire ati ninjye nawe ndamanuka nikubise muri korali Besareli no twaririmba giriya y'Imurana nyicara ku ntebe ya mbere ndeba abakozi bose bamaze kubyara ubwo Beatrice mu mubare ntakubwiye ndabikusanya byose bigira ku mutwe wanjye ndashimira Kristo wagiye undinda sida abandi bazirwaye aho data ni mube mumpereye avance twakomeje n'indira iminota umugabo saa 12 ataha afite amakuru yumva ashaka kumenya icyo umugore yamubikiye. Ngeze muri repetition ku ndirimbo ya kabiri irananira kuyiririmba ndaturika ndarira. Bari bazi ko umugore w'umunyabihuru ati mama Vanessa uragiye mu mavuta yahe ngira ati ngo murushya nkaye mbona meze neza mba ndazamutse ndakugendeye ni kare kure ndamanutse. Umugabo yaje gutaha asanga nta kibazo nkora ikosa ritazigera n'abari ibiryo biyambira Beatrice Albeti ngwino utegura ameza kubera ko n'ubundi nzi ko mu gitanda kwashe urumva neza ni Beti nditegura ameza. Umugabo ndeba batya njye mfite urupapuro mfite ingingo indegera mfite gihamya ni Beti ni karibu ku meza icyo ni cyashobokaga undi Beti yararuraga akisangira n'abana banjye nini muze ku meza twese bana amasana ni yatondeka ku murongo ni Beti ndibanza waruri ni nawe mutwararura. Umugabo abona byahindutse yareba Beatrice n'amenyo ariko ibyabo babiziranyeho ubwo nanjye byanjye ndabitse turarimba hangeze ibirayi turangije kurya ariko umugabo arandeba nabi kubera nyine yasangiye n'umukozi ku meza ndamureka turyamye ntiwandebye ariko se mukeneye amakuru ariko inkota ihagaze amarira nayafatiye mu mutwe muri metero nka 100 ngira Uwiteka n'utamba hafi aho uramukiye sinshaka kumwereka amarira ahubwo ndashaka ko werekana gukomera kwawe. Umugabo ndavuga ngo urankunda ati kuri nta mugabo usa nkawe wagera aho Beatrice yewe ndamubwira ngo uzi gusoma umupagani wo mu rusengero rero aragatsindwa n'Uwiteka aho yamutunga umupagani wo mu rusengero wabo nuko kubitaririmba akanywa inzoga yiririmba akadiyakona yibera mu kabari yasohoka bakamuca akagenda akazima akazihaga akazagaruka amanitse amaboko. Icyo ndakivuga nk'ucyuma ni hamwe Yesaya yavuze ngo umukiranutsi banyashenga ugashira ntawe ubyitaho iyo ni imvune yo mu mutima. Umugabo arambwira ati ndabona ufite ibyishimo bidasanzwe ibihe ndamubaza ntuzi gusoma arambwira turetse no gusoma n'amandiko ntuzi se ko nayasobanura mu bugome mani arambwira ngo n'urwo rupapuro n'urumuha rubanza ruzabura kirengera hari ibizagukoza isoni nereka ngusomere dusoma kwa kundi mwabyumvisha. Beatrice aryamye mu ntebe kuri salo natwe turi muri cya cyumba bari babona umuntu biri cyuya nta siporo yakoze itutu ryose riramanuka icyuya kirashoka. Ese ubaye iki kuko urupapuro nangeyewe kuzi ko nakubesha muri ko mfite y'amezi 2 ngewe nawe ninde uzabanza kugipima. Mugabo yabuze cyavuga arambwira turambabarira imbabazi ufite urazimpa ubabarira n'abandi bakirisitu bose ubwiriza ndika bakaba ngo n'umwe bwari n'uwo mfite numva mfite makaguso ariko banzubwira icyo turi gukorera soresha rero Imana yarahabaye bashaka kumenya uko byagenze hanyuma se mugataha gusa Mana nyiribireba yaraciye mu gitondo ngo ntawavuganye n'undi buracyana ntiyajya mu kazi. Beatrice asenze twamutumye guhara ati urambabara cyangwa ntumva nyine nakubabariye ahubwo mbwira nimba uzajyana kubanza
gupimisha. Ni ngombwa ko Beatrice azajya gupimisha muri kureba Yesu nawe musafiri mugabo nza gufite inyama urahacuti Sandra dos Santos abaganga ndababwiriza muri pose baranzi barakuze uyu uramujyana uvuga ko ari umugore wa papa wawe urabyita iki ati nyine ni inama tujyane muri prive ufite amafaranga ya prive ko tutagira tubere twese fata amasengesho y'iminsi ibiri yoboza inama Imana nifasha muri iki kibazo kandi umurimo wawe utagawa n'itorero ukagibwaho igisi. Imana irambwira ngo byinjiye ndeba mfite uko bizarangira kimwe cyo guhinza imve ebyiri ariko imwe izahasohoka. Beatrice rero byabaye ngombwa ko ari kuwa mbere tumuha amafaranga 10 arataha agiye iwabo ntiyagiye iwabo acumika ku mugome amaze ibyumweru 2 amuha umuti wo kuyikuramo. Beatrice aza kuyikuriramo iwanjye agaruka aje kusura nta kibazo nari mfitanye nawe sinamubwiye nabi. Hanyuma Beatrice agaruka mu rugo nyine uzi ko habaho yabaye Beatrice agarutse igaruka icyo gihe ari kuwa gatandatu sinzagaruka yangezeho nka saa 4 ananiwe ariko aribwa cyane. Ese Beatrice ugiye kubyara we yamusize ko ararindwi ntabwo iragera igihe bombi arimo araviraho umusinzi ahantu mu nzu y'igikoni apfukamaho umwana azabanje amaguru mbona ko bari kujyana imbere. Imana ni wibuke ko nta mve ebyiri twavuganye uyu mwana we ndabona ko utaba amezi arindwi niyambaza umuturanyi umukecuru araza aramfasha. Beatrice abyara umuhungu wapfuye inda yanyu imiti sindi buvamo bwira Imana nimugeza kwa muganga uratanga raporo ku musafiri baramufunga yiranje niyanyu kuyizana niwazana umwana kuyanyu mikunanira. Ndasenga ndambura ikiganza kunda umukecuru afata umwumba w'isina aramuhaga inda yanyu miraza. Beatrice Flore yasohoka rizanye n'amaraso ndavuga n'imbirarangiye ndapfukama ndabwira Imana n'ubw'inkozi isoni ijwi rirambwira ngo humure nubwo shitani yabisabye simbimuha. Ndashimira Kristo ko Beatrice atwamaye maranye ibyumweru 3 utindiye ikiriri agataha umugabo ntiyafumba. Namushyinguje n'amaboko yanjye muzingazingira mu gashati shyira mu ikarito ndacukura n'amaboko. Imana ishimwe ko yampaye izo mbaraga. Ndashimira Kristo watanze agakiza mu rugo rwanjye mwaka wa 2015 nibwo Imana yatanze agakiza mu kwezi kwa 3 mvuye mu bibare irambira ngo umwambaro wambaye imyaka 13 mugukuyemo ugiye kujya uryamusinzira. Narananutse nkatwita inda nkagira 58 mfite inda y'amezi 9 nkabyara ikiro n'amagarama 800 naba nakoze ishyamba nkabyara 2 ariko Kristo ashimwe iminsi ya kera ntimuyibagirwa. Nujya kwibagirwa urashaka gupfa ntabwo nabyibagirwa ntabwo nshobora gukora ikosa ryo kwibagirwa. Nuvuga aho ugeze cyo tubwira aho uvuye. Imana mpereye musafiri agakiza umuntu aba umugore uryama agasinzira ntimwayimera icyo bavugishijwe. Nari ndi kukubwira ukuntu abagabo ari abana beza nkahita asoma mu kuva ibice 33 yajyaga mu bitari kuwa 6 cyangwa kuwa 4 turi bwirirwe mu iterana ariwe babwiye ngo jya gucuranga. Umugabo tukazamukana twese ubwo nifubitse sharupe ibitugu yabihaye hano nakubiswe yakubise umutwe ku gikuta nihangaye kandi ntabwo ndimubwire perezida wa korali ko nakubiswe ubwo wamubise ni umucuranzi. Twagera muri korali ya mirwano twararanye tukayinjirana mu rusengero noneho Tebo agahita ambwira ati mama vaza muri korali buriya amavuta babaye kuzimu ariko se ko mutangikiriza amavuta babaye kuzimu nyine bimwe bibiri ivuga ngo gukiranutsa ashenguka ashira ntaho ubyitayeho muri Yesaya. Nahise mbona urugero rwa buje ukuntu ducana buje noneho cyabuje twagicana kigahita kirira none iyo kirize ntacyo bitubwira no gushira ku rudodo nta mbabazi dufite ahubwo niye gushira twongeramo umuntu kugira ngo idashiramo. Nkahita mubwira ubwo tubakambira ngo none se ngo mama va ngo zamurikoraza ubwo umugabo wanjye ari kubyuma ngahita mubwira ni none se yashizemo ingoma urumva ko imirwano twayivanye mu rugo tuyizanye mu rusengero nawe ngahita mbwira ngo none se wateye ikoraza none se nateye ikoraza ntazi ingoma bashyizemo none se njye nashyiramo ingoma ntazi ikoraza uri butere ubwo twaherezanyije abaririmbyi bawe bakabona ni ibintu by'umugore n'umugabo batakomwe ngo muzajya muza kudusetsa gusa icyo mushoboye kumbige narashize ni nyine Tebo mubwira ashyiramo ingoma
nawe ugahita ambwira ariko se baretse guturira igihe washyizemo indirimbo ngashyiramo ingoma noneho avuga ntuganire kanze nishaka gahita nshaka ikorasi y'ubugome ndagukubitira kuri senti ngukubitire kuri solo akompanyome kunanire ibintu byose bigucana nahita ngitekereza nkumva zijana nk'igihumbi ikorasi kabiraje intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruye rugamba nagera mu bitero umwuga batagukubise wavuga iki namuhaye abazashaka uhikura nari bamumaneza namuhawe numva amenyo nyarimburiye rimwe kumbi namuha ukundi nkuru saa sita zirageze soma ijambo ry'Imana muri abana bawe gusa uberanye n'umushumba ari hano ubundi si yo muza kuwa gatanu ubwo twarageze kuririmba none abakirisitu ikintu bakunda ukabona abakirisitu hamwe amavane umamo ye nagumamo kumbi yagimanda nicyo bita iyica rwose nagumamo koko nta mikino kugeza ubwo nakubye ibyuma icyuya cyandenze nagera hagati nakwibuka umukozi mu nzu atwite nakwibuka nanjye nakongeraho imigeni narayiniye Imana y'abarokore rero tuyisenga uko tubyumva abadive batwihanganira tujya dusoroma ibiti tukiruka amabuye tukayahindura amafaranga nuko je zimeze nyikorera amaboko abakirisitu bati muriho mama Vanessa nasohoka nagera hanze umukristo kandi badikora amava ndakwemera iyo uririmba wagera kurira ndafashwa njye kumbi ngenarizwaga n'ibyanjye ngo bakagira ngo ni umwuka wera wahera aheshya aho abagabo bemerera niherero hamwe n'ababwiye ngo muri ba petit frere ni tipe wabimbwiye nyine umugabo wanjye noneho ijambo ry'Imana ryagera umuhanuzi agahita nsanga mu mico n'uwiteka ni Imana izakurengera ni Imana izabana nawe mu byago no mu makuba nzakoza amarira yose nzaguha ibyishimo bidashira uzabyukana kurabagirana uzabyibagirwa n'amazi atemba ageze kure ariko kandi ujye ubabarira buri munsi yavuga imbabazi urumva ko yirya icyara bagutebye n'ugatebye twarasohokaga twarenga ku marembo y'urusengero turi kugenda mu muhanda w'itara agahita ambwira ngo sibyo ndamubwira se Imana ni karafurere ntabwo yajya kunteza abantu abagabo nimuvuge ngo amen amaso urabyanze se ni muri abagabo uremera ko Imana ari karafurere wanyu nigeze gusanga avuye ku gikobwa nakuye Butare naha nimugoroba ndi mubwirize mu bibarazi ko ndi burare ntwite abana ntashye nta bimuteguje yarazi ko ndi burare mamanze banga kunyingura ariko se muri kureba kuva 32 cyane yandi kubarangira ibice mugatega amatwi ntimunareba mwageze nsoma nabarangira umurongo asi iteraniro rirananiye yeguriwe amanwara ribwiriza ko ageze igiye kubanga natasha mwamanze umugabo yanga gukingura ako muri mu kuva 32 yeyeye umukobwa ahita acaho n'agatenge none nizo za nyuma mvuga nta zindi nongera kuvuga ahita acaho n'agatenge akubita ikibuno nawe urabyumva rwari umukobwa runini cyane mba ndariwe ntukabona haba mu ruzabibu mba ndariwe mba ndinjiye nsanga tepe yambaye usanga hose vide mpita mubwira ariko se papa va uyu mukobwa niriza azumva nani narakomeye uyu mukobwa cyane yambaye gusa nk'ibi n'ibiki we ubwambaye ko ubi n'ibiki mukoze amarira asa n'umye cyane ndi kwibebeza n'abahita mbwira hakose sheri wabaye uti icyatuze dore icyayi n'ikiriya dore n'amazi mu kajerekani njya gukaraba we ntureba ko unaniwe ukuntu mbemera ni ukuri nasuka amazi mu ibase naba ndi gukaraba numva ni nko gukaraba ibisura nsutse mu karungombe numva ni nko kunywa amacupa bamenaguriyemo muri mukara numva inkama zose zirakonkobotse
dore ikintu Imana yanyigisheje uwo munsi. Muribuka muri primaire ibintu twakinaga by'uruziga by'ibihugu, abantu mwese nambaye kontoni na kati, ariko mujye mubyibuka vuba. Sejo muri sanike muribuka ko twakinaga ibihugu Togo, Malawi, Kenya, Zambia, Congo, Burundi. None muribuka ko wabanzagamo bwa mbere yavugaga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngiye guteza intambara mu gihugu cya ubwo Malawi gakamura, Zambia, Togo, amaso akakuvamo kuko uzi ko ari wowe bagiye kuvuga. Muvandi Imana ingarurira iyo karita ndakubitika. Nanjye mfata umugabo, mfata umukozi, mfata Bibiliya mbahindura ibihugu bitatu. Ndavuga nireka ntibantu ugiye gushoza intambara y'amasengesho, ubwo aho nzaryerekeza n'inzu ugamurura mu makuba we, gukomera kwawe ni impfabusa. Irambwira ngo twigishe ko hari iminsi yacu uburyo butuma dutunga umutima n'ubwenge. Iyo baba abanyabwenge bakunda iherezo ryabo, manika amaboko ntabwo imbabazi, avuga n'impamvu z'amaherezo ryiza. Umurongo wa mbere kuva 32 mwari mutarahareba, rero ikintu mpfa n'abanyakigali nambeshyaga ko mwahageze nkabari inkuru, ubu muri mu byahishe. Ngaho se nikureba ko umuntu atayobya dore ko wayobeye ukaho bari muri za buri mwahageze. Umurongo wa mbere Yohana ubutumwa bwiza 16:12, utarahaye ihangane nsome ufunge Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 16:12, ashyireka akagozi ko muri Bibiliya cyangwa se hasigame. Ndacyafite byinshi byo kubaganira, ariko ntubasha kuzihabwa. Nuko twariye mundebariko naje kukubwira ngo komeza icyo ufite cyangwa icyo utegereje. Tugiye mu minsi ya kera ntitwanahaba. Ndabigira ijambo rivuga ngo yaramaze kureba ukuntu amaze kuvuga neza, yibuka amashyamba, yibuka bya bintu byose muzi byamubaye. Ahenda kinagambira neza mu mutima n'icyana cy'igisore kiravuga ngo ngiye Uwiteka singiye kukubeshya, no kugira ngo umenye ko nakubahirije nzakubakira inzu n'umuntu w'umugabo. Kugira ngo isanduku iba mu gasozi ngewe Dawidi nzayikubakira ujye uyijyamo. Imana irasenga iraterwaga, itegereje kwishura ari intebe yicara, isi ari intebe y'ibirenge. Iramuka isaba cya Dawidi mu nzira ndagasenga tuvugishe ukuri koko. Wakanire kuzura kubuze uzamane bashaka uzaje eshatu uzambe ibyumba bingahe eshatu. Ati njyewe nta kibazo ariko nzakubakira. Imana iramubwira ngo wanyubakira inzu ki? Ariko mugabe wawe simfobeje nkundira data ko rero afata n'ibyemezo natwe. Imana iraganira iramwita Dawidi, fata ajenda mubwire, andika ko atari wowe uzubaka, ahubwo umuhungu wawe bita Salomo uzabyarana n'umugore wa Uriya aba ari we wandika ko ari we uzayubakira. Wowe watumye amaraso menshi, usore bwawe warabwangije, wakoze ibyaha ndengakamere, ntabwo uzayubaka. Igihugu cyumvishe ko Imana itayibamo yarayubatse, nawe aravuga ati reka nze mwere none mwumvije kukubakira njyewe reka mwere ndashaka ibikoresho, umwana wanjye azayubaka ariko ibikoresho ari njye babishatse. Menyereza umwana inzira azanira asaza atarahava. Dawidi ngo yahataga ishyamba ngo atema ibiti by'imyerezi bw'imbahara zishaka amabuye avana n'ikabucike wa musore we materaniro ntakabucike ngo kimaze kuba igisore, kimaze kuba icyana cyatewe n'itafari kikarigeka kuri aramwamagara n'igitanda mushyira mu cyumba, haramubwira ati Salomo ngwino tuganire. Muribuka ijambo yamubwira ngo Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana yanjye yaso iyo yakoreraga aba ari uzagira gute, aba ari uzakorera. Ambwireka ibikoresho, haramubwira ati dore ngibyo uzanikoreshereza Imana, ngiye gusaza, ngiye gupfa, ariko dore ibyo uzakoresha. Imana ngizi, amabuye ngariya, imyerezi ngiyi, bisumari ngiyi. Igihugu kirabireba uko papa wanjye agiye gupfa, ariko agakirana iby'urusengero. Hahirwa ababyeyi batoje abana babo, naho uzarangiza naho abana banyu bazakomereza. Ibyo ndabiretse nandi gukomera inyungu zo gukorera Imana. Abantu babonye Mose atinze kumanuka kuri wa musozi. Mu bintu bigoye abantu binarukije abantu twese n'isi tugihumeka no gutegereza.
ibyo murabyumvise no kugira gute tegereza. Aba ni bande rero? Aba ni abantu Imana yagiriye neza, bakora urugendo rutagira iherezo, bahaguruka baca umuhanda utagira kurangira, ngahantu bari kugenda iminsi 3 hagenda imyaka 100, barakubitikaye. Imana ibana nabo irabagerageza, abantu baragenda barakubitika, Imana ikajya ibereka ku manywa, ubundi ikabereka n'ijoro. Babura amazi akaboneka mu bufindo, inyama bakazirya batagiye kwa Diti, yewe ngo baragenda bagira ubuzima bwiza. Aha rero bamaze kwibagirwa ibituro biri ku misozi, bamaze kwibagirwa inzuzi, bibagirwa imirambo badepashije, bamaze kwibagirwa. Umuntu yibagiwe igihe yarwaye agakira, bayibagiwe kugura abandi mirambo bashyize ku muhanda Kongo, abantu bibagirwa ingendo bakoze z'ibirometero, abantu bibagirwa agacaca zari kubarya. Umuntu wese agira ibintu nese yagiye asiba turimo sina mwabizanye sinde ngabantu bamaze ibyo usaba si byo uhabwa, kuko Imana izi ibigukwiriye. N'abantu baricara rero ngo bararambirwa, stile barazipiga, byari ngombwa ko rwose iterambere riza, ngo abana b'abakobwa si ukurimba, abagore ntubasiga inyuma, abagabo nabo barabisanye. Yewe wowe nagiye kubwiriza mu Gakinjiro ka 3 mushuri, umuhungu aturuka ku Muhima yatwemeje, Sentugari yatumwe na Jean Pierre bamucungagira, arazambaye ipantaro y'icupa, ba monsieur zamwita umwambaro zitagira amasogisi bazita gutya, munsubize kandi turakundana rwose, nagira umusoro ndangare mungire iva mu rukundo runaka, ngo bazita gutya iki godas. Umuntu wazizanye yasohoye igipapuro kivuga ko uzamara wese ntagashyiramo isogisi, ni iryo tegeko ryaziramuye. Mushoma tipe umugabo yaraje, Imana irabirebera bibona, ibona ko bibagiwe iminsi ya kera. Umuntu aribagirwa akibagirwa n'umuhoro yarokotse we, umuntu aribagirwa akibagirwa ko aca ku gituro, ku bintu, ku nzibutso, ukabona bene wanyu barimo, ukibagirwa warokokeye, ukibagirwa abasore bagiye bari bazi kuririmba, wowe ugatinyuka ukabyireba, ugasigarira kurya stile. Mumenyesha ko icyo gihe bafite uyu murengwe hano dusomye ngo bari bambaye zahabu, nukuri ngo bazumushura, bari bambaye zahabu, ngo bazambaye mu ijosi, abandi bazambaye nk'imiringa, ibigabo byazikenyeye, umuntu wese yireba akabona ko byari ngombwa ko agira ubuzima. Nta ntambara rero no kubaka ko byumva, ngo baricara umurengwe uraza, Imana ibirebera kure, ngo bibagirwa aho bakuye izi zahabu, bibagirwa ko ubuzima bafite babufasha abandi bapfa. Izi zahabu nizo zabakozeho. Mwibuke ko bazifashe rya joro Imana yavugaga ngo nzitamurura mu gicuku cya nyuma, nzaca muri Egiputa, Farawo baramusezerera ijoro, ndabarahiye mwebwe nta n'imbwa izabamukera. Wibuke ko ibyari kukwica nawe wari ubufite, wari uri ku ifishi y'abapfa. Imana ikwimana kubera uyu munsi wa none, ngo kuko bafite ijambo ryahanuwe, ngo bakajya baca ku Munyegiputa bapfushije umugabo n'umugore bajyana, ubwo niba barashakanye ari imfura mu byibuke, bose bari bagiye, n'igihungu cyabo kigaramye hariya cyapfuye, ubwo nimba ari itungo ryagiye, urugo rurimo imirambo nk'itandatu. Umuyisirayeli wawe rero Imana yavuzeho, uzi ko nta n'imbwa izamumukera, uzi ko atari ku ifishi y'abapfa, agatambuka adepasa imirambo kwa kundi waba umeze. Mane umva wewe wasigaye muri uru rugo, dukeneye igiciro biri aha ngaha, nimutambuke mufate zahabu ziri hariya mu kabati. Nta mbabazi bari babafitiye,
ahubwo umusiraheli yagucaga hafi yari yarabitubwiye arenga intumbi we yari yarabitubwiye ngo bagafata ibizahabu bagakenya ngo Imana irabireba ireba zahabu ufite aribwo buzima bw'uyu munsi ariko gakiza abandi batakaje irabyitegereza iravuga iti aba narokoye ejo bundi niba batangiye kumpinduka. Najyanye uwaririmbaga, njyana uwacurangaga, njyana umushumba wakoraga, njyana pasiteri wubahaga Imana, mbahagarariraho kugira ngo aho umurimo wagarukiye ariho bakomereze. Bifata icyemezo wita Imana ukabwira muzehe nk'uko Imana amanuka ikabwira umushumba ikamubwira iti mushumba rero zamuka ku musozi uzamukane na pasiteri mbabwira amateka ya Cyarwa. Hanyuma ufate umudiyakoni w'inyangamugayo ariwe Aroni musigira abaririmbyi musigira nyobozi yose muzamuke ku musozi Aroni mumubwire ko ibibazo bizavuka mu itorero azabikemura. Abagabo bazamuka Kinyamakara cyangwa bazamuka bitabye Imana bajya kuyireba ngo bahabwe kondisiyo bari imbere y'Imana. Rero wibuke ko muzehe yazamukanye na Yosuwa, murabyibutse Yosuwa ngo agasigara mu kibaya, umusaza agakomeza agaterera, mushumba akazamuka akagera ku Mana, undi nawe agasigara hafi aho ngaho. Mwebwe rero mwasigaranye na Aroni umudiyakoni ureba yuzuye umwuka wera ufite itorero rya ADEPR urimazemo igihe cyane, uzi indangagaciro. Aroni uzi amategeko y'uko ADEPR igenda n'uko ibaho n'ibisira bitaye. Ngo babonye umusaza atinze kugaruka, uwa mbere atari ko aronkubaze ibintu bya ADEPR ubibona ute? Bona Aroni tukubaze nawe wasigaye ibi bintu bibona ute? Imana ikomugisha. Ibi bintu bibona ute? Aroni ati kubera iki? Ubwo ni umudiyakoni washamyaka udashobora kubwira ko anywa inzoga hano bakwemerere, ahubwo akubwira ko wavanye. Ariko namwe murakabya cyane. Sasa rero Aroni yashingiyeho igihe kigeze n'iterambere rigeze, ndumva hari ibintu ushobora koroherezaho abakristo. Mugomba kugira ibintu mugabanya. Aroni ahubwo dushakira indi Mana hafi aho ngaho. Turabona umusaza atinze kugaruka, se atagarutse byagenda bite? Uwo ni Aroni batatse. Aroni nk'umuntu kandi ababimusaba n'abadiyakoni bagenzi be nabo bafatanyije kuririmba, murimo muranyumva? Biramucanga n'abagore baba baraje. Aroni mbamuze bamubyuma batabagore ntabwo tuzapfana ubuzima, dukeneye stile. Aroni arareba arumirwa. Ikibazo yari afite mu mutima atababwiye ni zahabu yabarebanaga. Ntukabona umuntu afite ibisigisigi by'iby'Imana yakoze mu minsi ya kera arimo kubyiyebagiza. Aroni ati nawe w'umuhanuzi urashaka stile? Numva atari ngombwa guhora neza igitambaro, kandi mu minsi ya kera ariko se mu mwuka ni mu minsi ya kera umupantekote yari afite ibara rye. Mbere y'intambara ni ukuri waza umurokore wo muri 90 akamuhagarika, yaravuga ati nimusubizeyo mu mwanya. Imana yajyanye abanyantege yabonaga iki gihe batazagishora, aho umugore adashaka kwitwa umubyeyi, ntakeneye guheka n'abandi, arashyira umwana kugirira kubitamo ijinisi. Imana ishimwe yicyuriye abanyantege nke, yahabwa icyubahiro. Murebe iminsi dusohoyemo, umuntu arakubana umudage ari igikara kandi waramubatije muri Yorodani ari umukara rutsinzi nk'iriya bavure, nanjye umubyara ni igikara. Ariko kubera kwibagirwa iminsi ya kera azaho imikoro iba. Rero muri Rwanda takose gute ko tureba aho tubanye inzobe. Ariko se mwebwe ntabwo muzi viziyo. Ati se ko wambaye ijipo itagira sujipe, ariko niyamye abantu bagenda itorero rya ADEPR sinzi ngewe
rirangora. Wagiye mu badive cyangwa ukajya mu bangirikani rirakugora wareje kutarizi se. Aroni ngo arabitegereza ati ni mwebwe murokotse ejo bundi, ni mwe hariya kuko nta muhoro ufite kwitako, niyo mpamvu wazamuye, kuko Imana yakurinze virusi ugasabana n'abazirwaye ukarokoka, niyo mpamvu utangiye kwambara ubusa. Yemwe abakiri bato mwe, ba mama banyu mu ntambara bari babatwite, muzakurikirana amateka Imana yabahagazeho kugira ngo uyu munsi mube muririmba. Ariko nushaka kumenya amatwara uyoboze inzira za kera, bakubwira umwana wo muri 90 uko yari ameze. Rero ko baremera Imana nimuntega amatwi nanjye mbabwira, umugabo w'umugome ngarabareba bose arabitegereza, ngabona bafite zahabu, ngo n'abana babo barazambaye. Mushyire hasi. Simana umuntu n'umwe w'Isirayeli ufite zahabu ku kaboko cyangwa ifite ku matwi, muzikure mu nda zanyu, muzikure no ku bagore banyu. Icyitwa isezerano ry'Imana ry'uko Imana yavuze ngo izabarinda ntimubyibagirwe. Mushyire hasi mumere nk'abandi bose. Nimumara kubyibagirwa izo zahabu muzimye mbereke icyo nzibyazamo. Ariko sinakora ikosa ryo kureba Imana ndeba ibisigisigi by'iyambere mu kintu ifite. Mugakeza abami babiri, ugomba guhitamo. Batahubwo badutindiye, yende bamuza kudefiriza nzahita njya mu bangirikani cyangwa kwa ntuzakora apotre. Urumva bari barantindiye cyane, ADEPR sinzi iragora ngo bakura mushaka, ngabiga kwambara turuwate barazigara abakecuru, ngabiga kwambara ubusa babyiga, abagabo nabo batangira kumanura, maze hari ibintu byanyobeye i Kigali naho n'ibihano. Abasore bacu bo baramanuye, abagore ukuzamura. Ubwo fenomene muyitihe unamanura udazamura. Ese ibintu mvuga ni kubihimbira amagaza kuri Kigali ubusa buragurishwa. Aba yambaye igikariso cy'umweru, icy'umukara, ngicyo. Abagabo nabo ugasanga sentire bagarukirije yambaye igikariso cyangwa posi cyose kiri ku gasozi kareba. Ariko Kristo nabaretse kugaruka, turebe ko twarokora mu bake. Abantu biyambuye by'igiciro ntabwo bibuka iminsi ya kera. Ibuka Imana yakurokoreye, wibuke ko havuye abandi ari imirambo. Ibuka indwara ukirwaye isaha abandi bamaze kwibagirana ariyo yabishe. Harya shatu byibagirwa